Mwahise mukurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV. Tugeze mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda twabateguriye kuri uyu mugoroba. Ni amakuru agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru arebana n'umutekano, nyuma yaho ku wa kane tariki 13 z'uku kwezi umurenge wa Niboyi ho mu karere ka Kicukiro hiciwe umuturage witwa Christine Iribagiza akicwa n'abantu bataramenyekana kandi bakamwica ku manywa y'ihangu ngo bamusanze mu nzu y'ubuyobozi bw'aka karere ka Kicukiro. Mu nama y'umutekano bwakoranye n'abayobozi bose bagize uyu murenge bwatangaje ko ngo umutekano muri rusange uhagaze neza. Naho mu yandi makuru, mu burasirazuba bw'u Rwanda abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana barasaba inzego za leta ko zashaka uburyo mu nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi ziri muri uwo murenge zatunganywa kuko ngo baterwa ipfunwe nuko imibiri y'ababo idashyinguye ahantu heza. Mu makuru arebana n'ubuzima busanzwe mu gihugu cya Kenya, ubwo abageni bari imbere bajyaga gusezerana imbere y'Imana, umwe mu bagore yahise ahagoboka avuga ko bari bamwibiye umugore bituma ibyari ibyishimo bihinduka imvururu. Igihugu cya Korea kiravuga ko cyiteguye kurasa ibitwaro bya kirimbuzi ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Amerika yaba igerageje ubushotoranyi, dore ko ngo byamaze kugaragara ko icyo gihugu cya Amerika gikomeje gushotora ibihugu bitari bike. Ubu rero Korea ya Ruguru yo ikaba yatangaje ko yamaze kwitegura. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu muri uyu mugoroba ndetse na weekend muri rusange agiye kwibandaho. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Vincent Nibizi, nkuko mumaze kwimenyera buri weekend mu makuru tuba turi kumwe n'umutumirwa. Mu kanya gato cyane rero turaza kumubereka ubundi atangire abinjize neza muri mood ya weekend, ndetse mwe mwiziza Pasika ugaraza kubafasha kuyinjiramo neza. Reka ariko tubanze dutangire n'amakuru tubafitiye avugwa hano mu Rwanda. Nyuma yaho ku wa kane tariki 13 z'uku kwezi ni mu murenge wa Niboyi mu karere ka Kicukiro hiciwe umuturage witwa Christine Iribagiza akicwa n'abantu bataramenyekana kandi bakamwica ku manywa y'ihangu bamusanze iwe mu rugo. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro mu nama y'umutekano bwakoranye n'abayobozi bose bagize uyu murenge bwatangaje ko umutekano muri rusange ngo uhagaze neza, ndetse ko ngo bwizeye ko abakoze ubwo bugizi bwa nabi bazafatwa. Fulgence Yakizuwera yari muri iyi nama, umwanya turamburiye inkuru. Ku itariki 13 z'uku kwezi ku manywa y'ihangu nibwo umuturage warokotse jenoside yakorewe abatutsi witwa Iribagiza Christine w'imyaka 58 y'amavuko wari utuye mu murenge wa Niboyi ho mu karere ka Kicukiro yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana bamusanze iwe mu nzu. Kuri uyu wa gatandatu muri uyu murenge wa Niboyi hateraniye inama y'umutekano. Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko yari mu buryo bwo guhumuriza abaturage babwirwa ko umutekano mu gihugu yifashe neza kabone nubwo ibi byabaye. Dr. Nyirahabimana Jeanne ni umuyobozi w'aka karere ka Kicukiro. Hano twaganiraga n'abaturage b'uyu murenge wa Niboyi tuganira ku mutekano. Harimo abayobozi b'inzego z'ibanze, imidugudu, akagari, umurenge, kugira ngo dufate ingamba ku bijyanye no kunoza umutekano muri uyu murenge. Muzi ko ejo bundi ku wa kane hari urugo, nyir'urugo yishwe n'abantu bataramenyekana. Ni ikintu rero giteye impungenge. Twagira ngo duhumurize abaturage mbere na mbere uko igihugu cyacu gifite umutekano, nubwo nyine ikintu nk'icyo kiza kikaduhungabanya, ariko turabizi ko muri rusange umutekano wifashe neza. Iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi hibwa kwica uwo muturage abatuye muri uyu murenge wa Niboyi bavuga ko cyakozwe ku rwego rutoroshye, ibintu biteye ubwoba, aho umuntu yicwa ku manywa y'ihangu abantu ntibabyumve ndetse n'ubikoze ntahite atabwa muri yombi. Ariko ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko igihugu ngo cyahanganye n'ibibazo bikomeye ku buryo ngo hari icyizere ko abagizi ba nabi nk'abo bazatabwa muri yombi kuko ngo iperereza rirakomeje. Nubwo cyagenze kuriya, igihugu cyacu cyagiye gihangana n'ibibazo bikomeye kandi kigenda kibyikuramo. Niba hari abantu bameze nk'abariya rero bari mu gihugu, nizeye polisi yacu, twizeye ingabo z'igihugu zacu, twizeye n'izindi nzego z'umutekano ko iki kintu baza kubona
baza kutugaragariza uko byagenze n'ababiri inyuma. Icyizere dufite ni icyo cyuko dufite inzego z'umutekano zikomeye, kandi kugeza uyu munsi igihugu cyacu gihagaze neza mu bijyanye n'umutekano. Nubwo iki kintu cyabaye ntitwavuga ko umutekano udahari. Ikindi kigaragazwa n'abaturage ko ari intandaro y'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi muri uyu murenge wa Niboyi ni abamotari batwara abantu by'umwihariko nijoro, aho umuntu akwambura kandi bamuhitse kuri moto, cyangwa moto ikaza ije gusanganira umuntu ushikuje undi ikintu. Ibintu bigaragara nk'aho abo bamotari baba baziranyeho n'abo bagizi ba nabi, nubwo abo bamotari ngo atari bose. Ngibi nabyo ngo bigiye gukurikiranirwa hafi, nk'uko Dr. Nyirahabimana Jeanne uyobora aka karere ka Kicukiro abivuga. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Abamotari bafite akamaro mu gutwara abantu n'ibintu, ariko nk'uko abaturage babivuze harimo abagira urwo ruhare. Icyo rero ni ugukurikirana, inzego z'umutekano zigakurikirana, ariko noneho n'abamotari nabo bashobora kubigiramo uruhare bakagaragaza bagenzi babo nabo bari mu bikorwa bibi bihungabanya umutekano. Abaturage koko bamaze iminsi babivuga, hatari igihe abantu babashikuza nk'ishakoshi moto ikaguhitaho ukumva bagushikuje ikintu. Ibyo rero ni ibintu bigomba gukurikiranwa, abo nabo bakamenyekana bagafatirwa ibyemezo. Muri iyi nama y'umutekano kandi hagarutswe ku gikorwa cyo gukaza amarondo, byaba ngombwa hagakorwa n'amarondo yo kumanywa, ariko abakora iryo rondo bakongererwa ubushobozi, kumenya abakozi bo mu rugo bagiye guhabwa akazi, kuko ngo hari ababa intandaro y'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi, kumenya abantu bagendagenda mu mudugudu, kumenya amazu yose ahari igikorerwamo, kuko hagaragazwa ingero z'ibipangu bihora bikinze hatazwi igikorerwamo. Ibi byose bikoroshwa no guhererekanya amakuru, nubwo iyo gahunda ngo isanzweho ariko ngo igomba kongerwamo imbaraga. Fulgence Yakizwera, Royal TV. Ubwo burandenze reka ngushime unyakire, ijwi ryanjye ryumvikane mu gitaramo cy'abaramyi, umutima wanjye wuzuye ishimwe ryakire. Wow, Pasia. Amakuru ni meza. Ikaze muri Saison za Royal TV. Murakoze cyane kutwakira. Umutima wacu wuzuye ishimwe. Indirimbo yitwa gute? Yitwa ubwo buntu. Yego. Rero twari twabwiye abantu ko marabibonye ko yamaze kwagera Pasia Bizimana. Umeze gute weekend? Weekend imeze neza, ni weekend navuga ifite umwihariko wayo cyane cyane mu gihe tuba twizihiza Pasika. So Pasika ifite igisobanuro gikomeye ku mukristo, ku bantu bose bemera Kristo, bemera Imana. So rero aba ari weekend ifite umwihariko wayo. Yego. Wahashye se ku munsi w'ejo usa? Hari kwishima, tuba ducelebrating urupfu rw'Umwami wacu Yesu Kristo, hari kurya, kunezerwa. So urebye weekend imeze neza cyane. Yego, ubusanzwe Pasika zisanzwe Pasia Bizimana ziziza ate? So ngewe ukuntu niziza Pasika, muri gitaramo buri mwaka cyitwa Easter celebration cyangwa se kwizihiza Pasika. Yego. So n'uyu mwaka rero kubera ko ari igitaramo ngaruka mwaka kirahari, ejo ari umugoroba udasanzwe, mu by'ukuri nanjye ndamutegereje amatsiko. Yego. Ariko navuga. Yego. Pasia Bizimana rero mwamubonye, ubwo ikiza gukurikira birumvikana mu makuru tuza kugenda tubagezaho, turaza kugenda tumugarukaho atunyuriremo zimwe mu ndirimbo. Hari zo mwagiye musaba ku rubuga yaba kuri Facebook ndetse no kuri SMS bisanzwe muvuga muti atunyuriremo izi ndirimbo izi nizi. Turi kumwe rero turaza kubana muri aya makuru, ngira ngo ntago muza gucikwa. Reka ariko tubanze dukomereze mu yandi makuru tubafitiye mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho umurenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana bamwe mu baturage bahatuye barasaba ko imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ihari ngo yashyingurwa mu cyubahiro, bitewe n'uko aho iri magingo babona ko idashyinguye hakurikije guha agaciro abo Banyarwanda. Reka Tito Dusabirema atugezeho iyi nkuru ku buryo burambuye. Inzibutso za Jenoside zigera kuri 3 nizo zibarirwa mu murenge wa Gishari. Hari urwibutso rwa Ruhunda rushyingwemo imibiri y'abazize Jenoside barenga 5,000, hari kandi n'urwibutso rwa Gishari rushyingwemo abarenga 1,000. Kuri izi nzibutso hiyongeraho urwagati, bigaragara ko rutameze neza, nubwo ebyiri zindi nibura zubakiye ariko nazo zikaba zitameze neza uko byifuzwa. Ibi nibyo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu murenge wa Gishari baheraho basaba ko izo nzibutso zatunganywa
Kabengera Anastase ni umwe muri bo. Ibyo ni bimwe mu bidutera ipfunwe byo kubona imibiri y'abacu ishyinguye mu nzibutso zitameze neza. Tukaba dusaba yuko twasaba ubuvugizi mu nzego za leta yuko badufasha mu gusana inzibutso. Ngira ngo mwageze ku rwibutso rwa Ruhunda mwarubonye, urwibutso rwa hano Gishari murarubonye. Ntabwo ari inzibutso kabisa kubona ko twadushyinga umwe wacu ngo twumve tunezerewe. Munyaneza Jean Baptiste uhagarariye Ibuka mu karere ka Rwamagana nawe yemera ko inzibutso ziri mu murenge wa Gishari ndetse n'iziri mu karere muri rusange zidatunganijwe ku buryo buboneye, ari nayo mpamvu ngo hari ubuvugizi bwakozwe nibura hakagira icyongerwa kuko izo nzibutso zari zimeze. Tuba dushaka ko zafatwa neza, tuba dushaka ko zabungabungwa, dushaka ko zasanwa, ariko kuri ubu buryo nk'uko ruvuze urwibutso rwa Ruhunda kimwe n'ahandi, uyu mwaka nibura ku ngengo y'imari akarere kakoze ku buvugizi twakoze, hari inzibutso nkeya zarimo gusanwa ku rwego rwazo. Na ruriya rurimo urwibutso rwa Ruhunda n'urwibutso rwa Saint Aloys Rwamagana, hanyuma urwibutso rwa Mahazi, urwa Muyumbu n'urwibutso rwa Munyaga. Izo ni zimwe mu nzibutso zizasanwa muri uyu mwaka, nk'uko wabibonye ko amakara arimo gusubizwaho kugira ngo zikomeze zibungabungwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwo buvuga ko uko ubushobozi buzagenda buboneka inzibutso za jenoside ziri mu murenge wa Gishari by'umwihariko ndetse n'iziri mu karere muri rusange zizajya zitabwaho zigatunganywa mu buryo bwihariye, ariko by'umwihariko ngo bitarenze iminsi 100 yo kwibuka imibiri y'abazize jenoside ishyinguye mu rwibutso rwa Gati izaba yimuriwe mu zindi nzibutso zatunganijwe. Kimwe n'utundi duce dutandukanye tw'igihugu no mu murenge wa Gishari haracyari imibiri y'abazize jenoside idashyinguye mu cyubahiro, by'umwihariko bwo kuri uyu wa gatandatu muri uyu murenge bibukaga ku nshuro 23 jenoside yakorewe abatutsi hashyinguye mu cyubahiro imibiri 7. Inzibutso zose ziri muri uyu murenge zishyinguyemo imibiri irenga gato 6,000, nyamara ngo abazize jenoside muri aka gace bararenga kure uyu mubare. Tumushimire cyane mugenzi wacu Tito Dusabire. Makuru ya Royal TV dukomeje kubagezaho muri aka kanya. Mushobora no kudukurikira munyuze kuri #Royal-TV_rwa cyangwa se mutuze telefone zo mu bwoko bwa smartphones. Mudukurikire mwifashishije application ya Royal TV. Ni nako mwadusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Facebook ni Royal TV Rwanda, @Royal TV Rwanda ku rubuga rwa Twitter. Mu makuru arebana n'ubuzima busanzwe, mu gihe bidakunze kubaho ko imihango y'abagiye kurushinga yazamo kidobya igihe bamaze kugera ahangombwa hose ndetse n'imbere ya padiri cyangwa se pasiteri, aho ni mu rusengero birumvikana. Mu gihugu cya Kenya ubwo abageni babiri biteguraga gusezerana imbere y'Imana, umwe mu bagore wo muri icyo gihugu yaje kuzana amahane menshi avuga ko bari bamwibiye umugabo, biteza imvururu zikomeye ku buryo ibyara ubukwe byahindutse nk'isoko. Wakwibaza ngo byagenze gute? Tubibaze mugenzi wacu Festo Felix Habineza. Aha ni ku rusengero rwa Kanyama Pisia ruri ahitwa Mathira ni muri Kenya. Uyu mugore witwa Lydia Mugure yageze kuri rusengero aherekejwe n'abana be babiri, avuga ko yabyaranye n'uyu mugabo wahoze ari umugabo we, ariko ubu akaba agiye gushyingirwa n'undi mugore bivugwa ko akiri muto. Uyu mugore ahamya ko uyu mugabo yahoze ari uwe. Njyewe twatandukanye mu kwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2016. Sibyo, ibyo si ikibazo, ariko dufite abana babiri. Mfite uyu w'imyaka 10 n'uyu w'imyaka 5. Icyo nshaka rero nuko azagafata abana be. Sibyo se? Ntiyashatse umukobwa ukiri muto se? Ntabajyana barire. Erega nanjye ndashaka kuzarongorwa kandi ndacyari muto. Nibyanga azafata umwe nanjye njyana undi. Ubuzima bukomeza ariko ibintu byo kuza kubeshya hano ngo ni umusore. Uyu mugore ugaragaza uburakari bukomeye yabajwe nuko yabujijwe n'abarinda urusengero kwinjira mu rusengero ngo yitabire ubukwe bw'uwahoze ari umugabo we ashyingiranwa n'undi mugore, nuko indura yihomunwa. Tumetoka pamoja Udhaya, kutoka Udhaya tukakuja. Twavanye mu cyaro tumaranye imyaka 10. Twarakoze tugeze mu mujyi bigenda neza. Ejo bundi mu kwa 10 twagiranye ibibazo turatandukana. None namubajije ikibazo cy'abana arambwira ngo aba bana nta kigenda ngo naba fake.
none ndamubaza aba bana avuga ko ari babi cyangwa ba fake tubashyire hehe. Sasa mimi nataka kujua watoto fake tutapeleka wapi? uyu mugore avuga ko yasabye umushumba cyangwa se pasiteri w'urusengero witwa Reverend Moses Muturi kudahirahira ngo ashyingire uyu mugabo kuko afite abandi bana ndetse n'izindi nshingano atujuje, ariko uyu mushumba ngo ntiyamuhaye agaciro. uyu mupasiteri ariko avuga ko ikintu cyonyine cyahagarika ubukwe ngo ari urukiko. Ababonye ibi bavuga ko ibi bitagakwiye kandi ko abayobora iri torero ngo bagize uruhare mu gushyigikira uyu mugabo. Ni si mzuri kutupa watoto aende akaoe mwingine, kwani huyo mama si kama huyu. Twageze aha dusanga hafunze, ni ibintu byateye ikibazo bituma n'akavuyo hano kiyongera, kandi ni ikibazo cyane, ni ikibazo. menye neza ku isi nakitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye, nzaturi wawe iteka ryose. Wow. Izo ni zimwe uzagarukaho ku munsi w'ejo mu gitaramo rero. Hanyuma wenda abantu baramuzi Patient Bizimana, ariko hari igihe usanga wenda warahoze uri mu yindi dini gato cyane ku buzima bwa Patient, ku buryo wenda nk'umuntu ukitubona ukikubona ubu ngubu wenda tuvuga ari nk'umunyamahanga yamenya ngo uyu muhanzi ni muntu ki mu magambo make. Nitwa Patient Bizimana, abandi umukristo n'umuhanzi uri imizimba zimbaza Imana, nsengera mu itorero rya Evangelical Restoration Church Masoro. Hanyuma uretse ibyo ngibyo ndi ingaragu. Ikindi navukiye mu gihugu cya Kongo, aho bita DRC. So and then ikindi nize ibintu bijyanye na finance. Kaminuza urayirangiza. So mu magambo make ndumva ari byo. Yego. Hanyuma Patient kuki ukiri ingaragu iyo ngingo ariyo naheraho? Impamvu ndi ingaragu, jite ko ndi ingaragu, ariko iyo ntabwo ari impamvu, ariko ntabwo kiragera. Ntabwo cyagera, ariko ni ikintu Imana iri gukoraho bizaba mu minsi ya vuba. Yego. Hanyuma watangiye umuziki uri muri iri torero n'ubundi cyangwa warijemo nyuma? Iri torero narijemo nyuma. Yego. Mbere wahoze muri he? Mbere nasengeraga muri Catholique. Barakurokirise rero? Aya ntabwo ndokise. Byagenze gute? Cyangwa ni amabanga? So byageze nyine igihe basi ndakizwa ninjira muri restoration. So basi wakoreraga he umuziki? Warakoraga muri Catholique, naho niho wahereye? Donc base y'umuziki wa Patient? So base y'umuziki wanjye ubundi muri Catholique sinaririmbaga, ariko najyaga gusenga ngahazwa nk'abandi, ariko then igihe kimwe kiragera ndakizwa, nibwo ninjiye muri navuga mu muziki neza. Ariko ubundi kuva kera njye nkiri umwana nakuze nkunda muzika cyane, kwakunda ukuntu murimba muri quartier n'abana, ariko ngeze muri eglise nibwo nabonye noneho sente, nkabona ukuntu baririmba neza, nkabona numva ngeze ahantu ngomba kuba. Yego. Hanyuma utangiye kuririmba, abantu bakwakiriye gute nk'umuntu mushyashya? Byari muhe mwaka? Hari mu mwaka w'2000 nibwo ngira ngo nafashe microphone bwa mbere. Microphone nayifashe mu rusengero cyo bita mu matorero yacu cyo bita Sunday School. Sunday School ni uburyo abana bajya kwiga bakabigisha ijambo ry'Imana. So dufite korali rero y'abana iririmba kuri Noheli. Yego. Rero so ngiye kuririmba, fata microphone ndaririmba, nibwo mbere nifashe kuri micro. Abantu baranyappreciatinga, barambwira Patient ufite ijwi ryiza, none mpitashiraho courage cyane. Yego. Nimwe nkajya nirirwa no ku rusengero. Yego. Indirimbo ya mbere yari ihe?
so indirimbo ya mbere ubundi za mbere mba mwarazijugunye nta n'uwemera kuyivuga. Indirimbo ya mbere nagiye muri studio so yitwaga Ndyohera cyane. Ndarayikoze, niyo ndirimbo yanjye bwite uretse wenda ibyo gufasha abandi, ariko ni indirimbo yanjye bwite yasohotse nayikoreye muri top 5 mu Ruhengeri. Yego. Hanyuma abantu barakuzi, hari ikintu ufite kiremereye ari nacyo cyane wenda abantu bategereje, ariko hari umuntu wavuze ati Patient atwihanganira abanza tubwire kuri we Pasika akorera icyo gitaramo, kuri we ayakira ate, ayumva gute? Mu magambo make wenda ushobora kuba ari watanga ibisobanuro bireba, ariko mu magambo make. Murakoze cyane. Pasika ni ikintu tuba twizihiza urukundo urebye. Bako biravuga ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege. Ni ukuvuga impamvu yatumye Yesu apfa, icyabimuteye cyane urukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. So mu by'ukuri kuri njyewe ntabwo tuba twizihiza umupfu, ariko tuba twizihiza impamvu yateye Yesu kudupfira kugira ngo tubabo turi bo uyu munsi. Rero mu by'ukuri tuba ducelebrating ruriya rukundo rutagira akagero kugeza hapfa ndetse n'izuka rye. Nicyo kintu tuba twizihiza, kandi tubona Imana igenda izura ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Yego. Hanyuma hari inkuru imaze gutambuka yo mu gihugu cya Kenya, irafata cyane ku bantu bo mu bihaye Imana cyangwa se bari muri monde yo guhimbaza Imana. Wenda birabe muri Kenya, wabibonye nk'umuntu w'umukristo, ni iyihe commentaire wabishyiraho? Biriya bintu irankuru muri Kenya. Yego. So commentaire nka iriya rero sindashaka biragoye gushyiraho commentaire utaravuga, ariko icyo mbona nuko bidakwiye. Ariko ufite umuntu bavuze ko mukundana, sinzi niba nta wundi muntu wari ubizi hano mu badukurikiye ushaka kubitubwira. Hari umuntu bambwiye ko ufite fiance? Nta fiance mfite rwose. Ufite umuntu mukundana? Gukundana uri special? Yego. Kundwa Doriane muhuriye? Doriane ni Miss Rwanda, yigeze kubaho Miss Rwanda. Niho muhuriye se? Uri Mr. uri muhuye mute? Hanyuma akaba akunda indirimbo zanjye. Ni umufana wawe? Ni umufana. Hanyuma urebye nta kindi. Muhuriye ku bufana gusa? Nta kindi rwose. Ababivuga ko mukundana ubona babishingira he? Sinzi aho byavuye, rwose simbizi. Yego. Aramutse akubwiye ko ashaka ko mukundana wabyitwara mute? Aramutse abimbwiye? Yego. Aramutse abimbwiye, kuko atarabimbwira nagisubiza nyine amaze kubimbwira. Spozo aramutse abikubwiye? Turasipoza nyine. Aramutse abivuze. Yego. Basi twagenda tugasenga twumva icyo Imana ivuga. Urakoze. Patient, ubu ufite indirimbo zingahe ugereranije n'igihe wahereye uririmba indirimbo zawe bwite? Indirimbo zanjye bwite ni hamwe na album wenda zashira hanze ejo, ni 30. 30. Muri gospel mu Rwanda nabahe nuwe muhanzi ubona ukavuga uti uyu muntu yaramfashije cyangwa se yanteye imbaraga mu gutuma nanjye nkunda gukomeza muri gospel? Uravuga muri gospel mu Rwanda? Yego, mu Rwanda. Hari benshi. Hari umusore twatangiranye kera witwa Nelson Mucyo, hakaba undi witwa Uwimana Aime, nubaha cyane, abona abantu cyane bamfashije muri urugendo. Yego. Patient Bizimana, turaza gukomeza tubane muri aya makuru twabibabwiye. Mu kanya gato turagaruka mu kandi gace gato aza kuririmbaho indirimbo nyinshi azagaruka ku munsi w'ejo mu gitaramo. Gusa reka twe tubanze dukomeze n'andi makuru tubafitiye. Mu karere ka Gasabo kuri uyu munsi kuwa gatandatu nyine birumvikana ingabo, polisi ndetse n'abaturage bakoze igikorwa cyo guhiga amagweja adasanzwe arya ibigori ukagira ngo byakubiswe n'urubura. Ni igikorwa cyabereye mu murenge wa Bumbogo, aho abari muri icyo gikorwa bashakishaga ibyo bikoko bakabikusanyiriza hamwe bakabitwika. Ese ibi bikoko ni icyorezo cyateye mu myaka ku buryo byashyirwamo imbaraga? Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Rwamurangwa Steven arabisobanura.
n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo Rwamurangwa Steven muraza kutwihanganira ko akabazo ka tekinike ijwi rye niriza gukunda tukaza kongera kuri basubirizamo. Icyakora twabamenyesha ko arimo asobanura ko iki ari ikibazo gikomeye cyane dore ko abaturage benshi banafite ubwoba bitewe n'icyo cyorezo cy'ibyo bisimba byitwa armyworms mu rurimi rw'icyongereza. Ni icyorezo ariko cyangwa se ni twavuga ko ari nk'ikiza kije mu Rwanda atariho honyine kuko no mu gihugu cya Uganda mu kwezi gushize naho havugwaga ko kibasiriye uturere twinshi cyane two muri icyo gihugu ndetse akaba ari ibintu binafite ingaruka zikomeye ku bukungu bw'icyo gihugu cya Uganda. Ni ibintu rero bisa n'ibyitezwe hano mu Rwanda akaba ari nayo mpamvu rero hakomejwe gushyirwamo imbaraga zikomeye kugira ngo ibyo bisimba cyangwa se ibikoko bibe byarwanwa mu buryo bwa burundu. Mu yandi makuru rero mu buzima kuri ubu haravugwa ikibazo cy'indwara ya depression, n'indwara ifite aho ihuriye n'ubuzima bwo mu mutwe ngo yica abatari bake bitewe n'uko baba batayizi. Mugenzi wacu Debbie Console Iradukunda yaganiriye n'inzobere mu burwayi bwo mu mutwe amubwira byinshi kuri iyi ndwara nk'uko tugiye kubisaga mu nkuru yaduteguriye. Uburwayi bwo mu mutwe ni bumwe mu ndwara zikunze kwibasira abantu b'ingeri zose. Muri ubu burwayi harimo n'ubw'agahinda gakabije cyangwa se depression mu ndimi z'amahanga. Ubu burwayi bw'agahinda gakabije cyangwa se depression ni uburwayi Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bugaragara mu Rwanda. Gusa abahanga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe bakaba bavuga ko ubu burwayi bitewe n'uko ibimenyetso byabwo bigaragarira mu marangamutima uburwaye cyangwa se abaganga badakunze guhita babimenya. Yigaragaza cyane inyuze mu marangamutima, umuntu akaba ababaye cyane hanyuma bikagenda binagaragara ko ubuzima bugenda bumubera bubi, nk'ibintu yakundaga mbere akaba atakibikunda, hakabaho kugenda yigunga, hanyuma iyo bikabije hari n'igihe ashobora kugira ibitekerezo byo kuba yakwiyahura. Dr Patrick Rwagatare avuga ko uburwayi bukunze kwibasira abagore kurusha abagabo. Anavuga kandi ko ibimenyetso by'ubu burwayi bwa depression hari aho bikunze gutandukana iyo bigeze ku bana, aho usanga umwana ho kurangwa n'agahinda gakabije nka bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, ahubwo ngo akubagana cyane. Guhita abaganga batabubonye cyangwa se abantu bose bashinzwe ubuzima bakaba ari naho bugoranira, akaba nibaza ko ari na mpamvu OMS yabishyizemo imbaraga kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa, kuko iyo abantu babimenye hakiri kare abantu barafashwa, ariko iyo badafashijwe urumva ko bishobora gutera ingaruka nyinshi harimo n'urupfu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko abantu barenga 350,000 bafite indwara y'agahinda gakabije ku isi, ndetse imibare ikaba ikomeje kwiyongera cyane. Igihangayikishije OMS kandi ngo nuko abantu benshi bafite iyo ndwara batabona ubuvuzi bukwiye, ndetse henshi abayifite ngo batamenya gusaba ubufasha, aho byibuze ababarirwa ku 10% ari bo bavurwa. Debbie Console Iradukunda, Royal TV. Debbie Console Iradukunda tumushimire cyane. Tugana ku musozo w'amakuru twabateguriye avugwa hano mu Rwanda. Mu rwibutso rwa Ruhanga rurereye mu murenge wa Rusororo harimo ibaruwa umwana yandikiye ababyeyi be bashyinguye muri uru rwibutso, abamenyesha ko ngo ababajwe cyane nuko agiye gukora ubukwe badahari, akabasaba nibura ko niba bishoboka ngo bazabutaha. Muri iyi baruwa kandi uyu mwana agira byinshi agarukaho. Reka Bonaventure Cyubahiro aturamburire ibirebana n'inkuru. Niba wanditse ku mapaji abiri, umwana w'umukobwa tutabashe kumenya amazina ye yandikiye se n'abo mu muryango we baguye mu rusengero rw'Abangirikani rw'Iruhanga, ubu rwahindutse urwibutso, ababwira amakuru y'uko babayeho, iterambere bagezeho ndetse n'ibibazo bagihura nabyo. Muri iyi baruwa uyu mwana asaba se ko yazagaruka nibura iminota 10 bakabonana kuko amukumbuye, kandi ababajwe nuko ngo azakora ubukwe adahari, akamusaba ko nimba bishoboka yazaza. Dore ko iyo baruwa ivuga: nabandikiye ariko narwibagiriwe mu rugo, gusa ndabakumbuye cyane kandi ntago numva ukuntu tutazongera kubonana. Ubu se mumeze muti? Namwe mwarakuze nkatwe, papa mukuru ari kumwe n'abandi bose,
ubasuhuze ubabwire ko tubakumbuye cyane kandi tukibakunda nka kera. Ubu nabonye akazi muri hoteli, bampemba neza ariko ndavunika, ariko nkihangana kuko ngomba kubaho na mama araho, turi kumwe kandi aragukunda cyane. Mu bana bawe bose baraho, na mama yarabyaye umwana w'umukobwa, ninjye marene, ariko nyine numva mbabaye cyane kuko udahari ngo uzaze kumuhemba, kandi numva mfite n'ikibazo ko azambaza aho sekuru yagiye. Wowe wumva nzamubwira iki? Nakubwira kandi ko hari n'abatarapfuye bakiriho nka Gloriosa, yararwaye, ubu nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo afite, kandi wibuke ko cya gihe nabaye marene nabibaye nawe utari uhari. Umbabarire, nari nzi ko nkuzanira ikintu cyiza kuko nakoreye amafaranga menshi, ariko naje nihuta, nzakuzanira. Usuhuza abandi bose, hari byinshi nashaka kukubwira ariko ndihuta, nzagaruka tuvugane, hanyuma ukomeze usuhuza abandi bose. Maridi ntabwo tuzi ahantu ari, unasabira abandi babishe kuko bagifite ubugome. Mu Rwanda haje ibintu by'iterambere bituma mama ashaka gukora hahandi mwabaga umushinga, ariko bigasaba amazi. Amaze gushyiramo amatiyo barayaciye. Urumva atari ukwigenza bashaka? Erega mfite amakuru menshi, uzihanganuze naho waza mu nzozi byibura iminota 10, nakwishima cyane. Ubasuhuze bose, ubabwire uti kuva mugenda ntabwo turabona aho tujya muri vakansi, kandi muzakoreshe uko mushoboye muze kuko birihutirwa, kandi ntabwo nshaka kuzakora ubukwe mudahari. Ariko se uyu mwana ajya kwandika ibaruwa byagenze bite? Uyu ni umwe mu bashinzwe kurinda uru rwibutso rwa Ruhanga. Ni umwana w'umukobwa wacitse ku icumu, ariko akaba afite ise ushyinguye muri uru rwibutso. Akaba yaraje aje kwibuka se, aje wenyine yitwaye, arakingurirwa. Amaze gukingurirwa ajyamo asura umubyeyi we. Amaze kumusura agira ihungabana. Amaze kugira ihungabana, umupasiteri wari utuye hano kuko urwibutso rwari urusengero rw'Abangirikane, abonye ko ageze ihungabana, amuzanira urupapuro ararumuha ngo yandikire ise ibyo yumva atekereza. Amakuru twakuye kuri urwo rwibutso avuga ko uyu mwana wanditse iyi baruwa uyu yamaze gukora ubukwe, kandi ubu ari umubyeyi wanamaze kwibaruka abana. Bonaventure Cyubahiro agaruka kuri iyo nkuru, ngira ngo ni ibaruwa yumvikana ibabaje cyane umwana yanditse, ariko wenda hari ubutumwa bwinshi, hari ibimuhaye icyizere ko azabaho, abo bagome wenda nyine hari uburyo bwo kuba leta yanabarwanya mu buryo bwa burundu. Hanyuma Patient, wowe nk'umuhanzi, nk'umuririmbyi wa gospel, ni ubuhe butumwa bwawe muri igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 23? Urakoze cyane. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga Yesaya igice cya 40 umurongo wa 2, Imana idutegeka guhumuriza umutima ubabaye, tubabwire ibyurutse imitima. So kimwe muri ibyo bintu dukora mbere ya Pasika kwiba, dufata umuntu warokotse jenoside, tukagenda tugasangira nawe Pasika, tukamushyira ibyo kurya, tukamuremera umutima, tugatanga ubuzima kuri we. Ni ukuvuga ngo yakongera akagira ibyiringiro byo kubaho, tukamuhereza imyenda uko dushoboye. Muzabikora? So twarabikoze. Twasuye umudamu witwa Marcelina wa Nyanza Kicukiro. Mu by'ukuri tugira umugoroba mwiza, tugira umwanya wo gusengana nawe, tumuhereza imyenda, ibyo kurya, mu by'ukuri asigara yishimye. Ubutumwa bwawe nk'umuhanzi? Icyo ni kimwe dukora. Ibindi nk'ubutumwa navuga ni icyo ngicyo, guharanira yuko jenoside yakorewe abatutsi itazongera, no kuri ingengabitekerezo yayo, dushyigikira ibyagezweho. Hanyuma ikindi dukomeza no kuba hafi
incike za jenoside tubaba hafi uko dushoboye kubasengera ibikorwa by'urukundo numva aricyo navuga muri yego urakoze cyane reka rero dufate akanya gato tubanze tubikira badutumye turaza kugaruka n'amakuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda ndetse tujya no kuri Patient Bizimana tubwira by'umwihariko ku gikorwa kiri ku munsi w'ejo cy'igitaramo cye. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Yohana 11:25. Moria Entertainment Group yishimiye kubagezaho Easter Celebration East African Chapter, igitaramo ngarukamwaka cyo kwizihiza Pasika cy'umuramyi Patient Bizimana uzafatanya na Apotre Apollinaire w'i Burundi na Marianne Shako wo muri Kenya. Ku cyumweru tariki ya 16 Mata 2017 guhera saa 12 z'umugoroba muri Convention Center. Kwinjira ni 5,000 hasanzwe, 10,000 muri VIP. Hallelujah. Ku nkunga ya na MTN, everywhere you go. Starting April, Rondair will be flying to Harare, a vibrant business metropolis and the gateway to Zimbabwe's breathtaking tourist attractions, and 4 times weekly to Mumbai, the prosperous commercial center of India, and the gateway to enchanting attractions and a millennial cultural heritage. With superb comfort and exquisite in-flight service, Rondair takes you to vibrant cities on board one of the youngest fleet in Africa. Book your seat now and take advantage of our growing network. Rondair. Fly the dream of Africa. Makuru ari kuvugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Duhere mu gihugu cya Afghanistan. Abayobozi babiri bakomeye b'iki gihugu bemeje ko igisasu Amerika yarashe ku birindiro by'umutwe wa Islamic State muri icyo gihugu ngo icyo gisasu cyahitanye abarwanyi b'uyu mutwe bagera muri 90. Ni imibare mishya yumvikanye ku masaha yatandukanye ni yari yatangajwe mbere, kuko mbere ho byavuga ko icyo gisasu cyahitanye abarwanyi ba Islamic State bagera kuri 30. Abayobozi kandi bemeje ko ngo mu bishwe n'iki gisasu ngo harimo n'abayobozi bakuru ba Islamic State bagera kuri 4. Guverineri w'intara ya Ashin ahatewe iki gisasu hafi n'igihugu cya Pakistan yameje ko icyo gisasu ngo cyiswe umubyeyi w'ibisasu ngo cyapimaga toni 11 kandi ngo cyangije bikomeye ahabarizwaga ibirindiro bya Islamic State mu nzira zo munsi y'ubutaka. Icyakora Islamic State na magingo ya nta kiravuga kuri ayo makuru. Dukomereze mu gihugu cya Korea. Intambara iri gututumba hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru ikomeje gutuma Korea ya Ruguru yiyerekana mu bushobozi bw'ibisasu itunze, aho yemeje ko ngo nibiba ngombwa ko baza kwitabaza ibisasu bya kirimbuzi ngo bakaba rero baza kubikoresha nta kabuza. Dore nk'ubu abayobozi ba Korea ya Ruguru bihanangirije Amerika mu buryo bukomeye bayimenyesha ko niramuka ibarasheho ibisasu mu buryo bw'ubushotoranyi kabirasa mu gace baherereyemo ngo baraza guhita binjira mu ntambara, kandi ngo Amerika nikoresha ibisasu bya kirimbuzi ngo nabo bamaze kubyitegura. Ngo Korea rero yizizaga isabukuru y'imyaka 105 ya Kim Il-sung ufatwa nk'uwashinze iki gihugu. Habaye akarasisi gakomeye k'ingabo bisikanaga n'ibisasu bagaragariza amahanga ko biteguye intambara igihe icyo ari cyo cyose. Ni mu gihe rero mu nyanja iri hafi n'iki gihugu ngo hari kugaragara amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitezweho kuba yarekura ibisasu isaha ku isaha. Ariko magingo ya Donald Trump nawe akaba avuga ko Amerika idatewe ubwoba n'ibyo Korea ya Ruguru ikomeje kwigamba.
kuri ubu haritegwa rero intambara ishobora kuzaba ikomeye cyane yahuza ibyo bihugu byombi. Igihugu cy'Ubushinwa nka kimwe mu bihugu bikekwa ko gishobora kuzashyigikira Korea ya ruguru cyo cyatangaje ko nta ruhande kibogamiyeho kandi ko ibizava muri iyo ntambara niramuka ibaye ngo ari igihombo kuri ibyo bihugu byombi. Iyayo rero amakuru twari tubafitiye avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Reka noneho tugaruke ku mutumirwa Patient, ongera utunyuremo nk'uturirimbo nka tubiri, uduce duto ku ndirimbo iki abantu ku munsi w'ejo. iyo neza reka nyishime, aryohera cyane nabuki buryoha nkawe, naburi kise mufite ambereye byose. Wow, akandi hari ijambo rimwe nifuza kukubwira, mana yanjye nkuru usumba byose, nyemerera rimwe wongera unyumve. Ibindi nejo. Wow. Bataza ku igitaramo kitaza kurangirira hano. Hanyuma tubwire imyiteguro y'igitaramo wigeze hehe uzaba uri kumwe n'abandi? Nzaba ndi kumwe na Apostle Apollinaire, ni umuhanzi twubaha uvuye mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Arahari, imyiteguro twakoranye imyiteguro iki cyumweru. Ari hano, ibintu byose bimeze neza. Hari undi uvuye muri Kenya witwa Marion Shako. Warimbye indirimbo ivuga ngo hadi zake cyangwa se nafsi yangu usichoke. Ni worship leader, umuramyi mwiza rwose uzadufasha kwegera intebe y'Imana. Ejo ku mugoroba nawe ari hano, twahoze mu gitondo kuri urwibutso rwa Gisozi, tumaze igihe turi mu myiteguro. So ibintu byose bihagaze neza. Wagendeye kuki uhitamo abo ngabo? So impamvu naba hari gahunda mfite mu myaka 3. Uyu mwaka hari ni Easter celebration 2017 ariko East African chapter cyangwa se muri East Africa. Undi mwaka akaba icyo bita tuzatu muri Pan African chapter. Umwaka wa 3 kizaba ari ikintu kiri international. Uzazana Don Moon cyangwa se Darlene, umuntu ukomeye mu isi yose nyine. Ni iyo gahunda y'imyaka 3 rero niyo mpamvu nafashe hano muri East Africa kugira ngo nze gukipinga iyo vision. Yego. Hanyuma abahanzi bazaririmba ni bariya tubona kuri afishe gusa, aba hano mu Rwanda nta bandi wenda batakwiriwe kuri afishe bazaba hari? Okay, ni ikibazo cyiza. Ubundi muri gospel ntago bakunda abahanzi benshi. Baba bakunda kugira ngo niba umuhanzi aje, buri muhanzi wese afite ikintu bita ubuntu nangwa grace ibiri ku buzima bwe. Rero baba bashaka kumuvoma kabisa, baze bamwumve. Apollinaire kuza muri indirimbo imwe tubiri, oya bafata umwanya uhagije. Rero iyo abahanzi babe benshi biba ikibazo ku managing. Ariko hari ikindi dukora nk'umuntu utari hano wenda kuri poster cyangwa se mutazi, hari surprise ngira buri mwaka muri concert yo guhereza amahirwe upcoming artist zi ukora ibintu neza, ufite character, ufite calling kabisa, mbona ashobora ku blessing abantu. Hari surprise irahari. Yego. Hanyuma abantu barabati Radisson umuntu arayijyamo ate ko abantu wenda bakina yitinye paraporo hari hasanzwe wenda tuzi hakorerwa ibitaramo cyane cyane by'aba gospel. Wowe uramara impungenge ki abantu bazahaza? Umuntu azigondera fanta, umuntu azigondera amazi yaho. Urakoze cyane. Ofete hari buri muntu wese twamuha amahirwe. Hari tike ya mbere ni ya 5. Yego. N'ubundi twazusanga twishura muri Serena, muri PSF. So hariya naho abantu be expectingaga ko ibiciro bizaba hejuru, ariko ndavuga reka nshiraho 5 kugira ngo buri muntu asagire chance yo kuza gucelebratinga. Yego. Tike ya kabiri ni 10,000.
hanyuma tike ya gatatu hakaba ariyo bita platinum. Platinum ticket ni 20,000, ariko hakaba harimo soft drink, hakaba harimo na album yanjye nshya nzashira hanze yitwa ibihe byiza ejo ku mugoroba. Yego. So urumva no ku bintu bihagaze. N'abantu banenjoying iyo convention baba bashaka kuzayiza bakarya n'uduselfie so bakaza bakayigeramo. Hanyuma reka tujye kuri timing. Abantu benshi ibitaramo byo mu Rwanda saa 12 bagatangira saa 4 cyangwa saa 5. Muri gospel namwe mujya mubeshya? Ibyo bintu rwose ntitubikora. Ni bibi, icyo nicyo kintu cya mbere tubanza kwiga tukareba kugira ngo dukipinge igihe, kandi n'ejo bizaba abantu baza muri concert zanjye barabizi, ku bw'ubuntu bw'Imana tugerageza kuvuga ibyo twavuze, gukora ibyo twavuze. Saa 12 gutangira saa 12 umuhanzi wa mbere azagiye kuri stage. Ni ukuvuga ngo urumva nari amasaha wenda dufate saa 11 n'igice, hazaba hari ibindi twateguye bifasha abantu juste kwegera intebe y'Imana, kujya muri mode. Amatike bazasanga hano kuri Radisson. Tike zirimo ziragurishwa kuri Radisson Blue, hanyuma ejo zizaba ziri kuri Restoration Church Masoro Nsengera, Zion Temple zizaba zihari, na Radisson Blue ndumva araho hatatu zizaba ziri. Hanyuma ikibazo mfite, iki gitaramo ni ikintu kiri big, ni umuntu aracyumva kumva ari ikintu gikomeye cyane. Hari abantu benshi ba Cyangugu, ba Rusizi, ba Cyangugu naho ni hamwe wenda ba Karongi bavuga bati iki gitaramo iyo Easter celebration twagombye kuyizamo ariko ntibikunda, none bo hari icyo bateganya. Niba tuvuge niba ari Easter celebration ntoya ya hano nini plutôt, hazaba hari nakandi gato ya wenda kazatuma naho abandi bayenjoyinga bakenjoyinga muzika yawe, ubiteganya iki ibyo bintu? So icyo ni ikibazo cyiza, ariko ntafitiye umutino nanga. Gusa ndabitekereza nanjye, ndarota ko igihe cyazagera tugafata kikaba ari ikintu kinini aho duhura turi abantu benshi cyane. Uyu mugoroba rwose tukaza abantu bavuye hirya no hino tugaselebratinga hamwe iyo ntsinzi y'umusaraba, ariko sofa ubu ngubu ntago ni ibingibi bihari. Rero ngiye kubaha igitekerezo abantu mukora gospel, kandi igitekerezo cy'ubuntu mutari bugure. Urabona abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe banyura muri rya rushanwa, bari benshi bakazenguruka igihugu cyose. Aba gospel namwe mwazakoze ikindi wenda gifite ikindi gikombe kitari kiriya, namwe mukajya muzenguruka n'abahanzi umubare munini waba gospel nawo ukamenyekana. Uretse wenda ibyo bintu birahari. Hari ubundi buryo bwo gukora tourne mu gihugu? Turabitekereza, turizera ko bizaba. Yego. Reka dusoze rero, usezere ku bantu n'akaririmbo gato ubatuye, hanyuma ubundi dusoze turaba tunabasezera birumvikana mwese mwadukurikiye. Icyo nababwira ni uko ejo ari saa 11 nkuko nabivuze, imiryango izaba ifunguye kuva saa 10. Saa 10, saa 9 ushobora kuza ukinjira, imiryango izaba ifunguye. Hanyuma tuzagerageza twubaha igihe kugira ngo ibintu byose bizagende neza, kandi hariya rwose nagiye kuri convention kugira ngo dukore ibintu bimeze neza, kubera ko hariya iriya venue ni ahantu hari safe, hameze neza, umutekano umeze neza, nta kibazo kizahaba. So murakoze cyane kuduza kudushyigikira. Akaririmbo gatoya cyane buriya wenda subiremo menye neza. Okay. Reka ndirimbo yanjye nshyashya iri kuri album. Hari n'umuntu wari wayimbajije exactly. Okay. Ndabyakiriye ibihe byiza, gusubizwa kungereho mwami wanjye, ndatunguwe ineza yawe irampembuye. Mwaka utaha banyitege nanjye. Sawa, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego, reka rero namwe tubashimire mwahisemo neza guhitamo kurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV. Na dusoreje gahunda y'amakuru twari twabateguriye, ahasigaye mukomeze mwishimire weekend, ubundi abiziza Pasika izabaryohere. Bye.